Kristo bahumbeze bwati muhaguruke tubyine nejo bundi narahagurutse mutere haleluya muracyazi haraye tubyine ati mubyine mwaje mwari neza ukibaza ko imbere ya data ko wizanye nkizana mwaramutse nshuti bavandimwe aho muri hose amahoro y'Imana abe muri mwe gusa muri iki gitondo tubazaniye inkuru isa naho ibabaje iranababaje ariko kuko ari ukubika nyine nuko tugomba kubyakira ku muryango wa Pastor Theogene muri rusange ku mugore we n'abana be ni inkuru itari nziza ndetse no kuri twebwe twese bazi Theogene twakoranaga umurimo w'Imana muri iki gitondo numvise inkuru ibabaje cyane ku itorero ndetse no ku gihugu k'umukozi w'Imana twakundaga cyane wigishaga inyigisho zifasha benshi kandi abenshi barakijijwe ubw'ubuhamya bwa Pastor Theogene. Pastor Theogene yapfuye ava i Bugande ava mu murimo w'Imana ari kumwe n'abandi bakozi b'Imana imodoka irabagonga bari kuvuga ko yitwa Simba imodoka ndende ahita ahaburira ubuzima kugeza ubu umwe aracyari muri koma uwo bari kumwe niwe waduhaye aya makuru washoboye kurokoka ayaha n'umudamu we ni inkuru itoroshye kuyumva no kuyakira cyane ku muryango we ariko reka tuvuge ngo nimukomere mwisi turi abagenzi kuko Pastor Theogene bakunda kwita INZAHUKE yakoreye Imana yari umugenzi yarakijijwe ndahamya neza ko Imana yamwakiriye mu ivugabutumwa yakoze yakundaga kwigisha ijambo ariko agakunda kuvuga ngo nta wundi mwenda dufite usibye urukundo niko yakundaga kwigisha mu by'ukuri umukozi w'Imana iyo atashye mu ijuru bavuza impundu ariko mu isi ho turababara cyane umuntu twabanaga mu buzima busanzwe umuntu twakoranaga umurimo w'Imana umuntu wigishaga inyigisho zifasha benshi kandi rwose benshi barakijijwe kubw'ubuhamya bwe yubakaga imitima ya benshi ngewe muzi kera agikizwa rwose ubuhamya Theogene ajya atanga n'amagambo avuga abatabizi wenda ntibabizi ariko nkatwe twabanye nawe twasenganye nawe twabaga hafi aho mu murimo w'Imana turabizi yari umuvugabutumwa mwiza kandi ubwiriza ubutumwa ahavugishije ukuri ntabwo yajyaga akunda kwihisha cyangwa kwirarira yavugaga ukuri nk'uko ibintu byagiye bimubaho yewe by'umwihariko umuryango we wari inshuti zanjye Theogene yari inshuti yanjye ntangira ivugabutumwa muri uyu mujyi twarakoranaga umurimo cyane mu byumba by'amasengesho tukabwiriza ubutumwa bwiza kuri njyewe mbuze umuntu navuga ngo w'ingenzi kuko yari afite umuhamagaro wo kubwiriza abantu bagakizwa bakava mu byaha nk'uko nanjye ari wo muhamagaro Imana yampamagaye njyewe namumenye agikizwa turasengana igihe kinini mu magurupe menshi yari afite ububyutse icyo gihe kuko hari guhera nko muri 2000 gukomeza 2003 kugenda
yayoboraga ibyumba by'amasengesho byinshi bitandukanye, aza no kuyobora icyumba cy'amasengesho cya Kiruhura muri ADP. Abantu benshi b'abavugabutumwa ngira ngo barabizi, icyo gihe nanjye nari umukobwa ukiri muto, ariko twarasenganaga cyane. Yari gurupe nini ifite imbaraga z'umwuka wera kandi ikundana, ifite ububyutse. Dukomeza gukora umurimo w'Imana, niho yantumiraga kenshi kubwiriza muri urwo rusengero. Hari abakristo benshi kandi banyotewe n'ijambo ry'Imana. Ngira ngo kubumva iki kiganiro, ku bantu bazi Kiruhura, habaga hari ibihe byiza cyane. Nanjye rero nagiye nkora umurimo w'Imana ahantu henshi hatandukanye, nkamutumira. Ntabwo yajyaga yica gahunda, yarazaga haba mu bigo by'amashuri aho nize. Nayoboraga amasengesho cyangwa ibiterane by'abarokore. Yakundaga kuza gushyigikira umurimo w'Imana, ntabwo yigeze antenguha. Yamfashije umurimo cyane, kuko iyo uri umuvugabutumwa cyangwa uyoboye itorero ugatumira umushyitsi ntaze biragora, ariko yajyaga aza rwose kandi abantu benshi bagakizwa. Abanyeshuri cyane cyane abana bababaye badafite imiryango, imfubyi, ndetse n'ababana baba mu muhanda baramukundaga cyane, bakitabira kuko yigishaga inyigisho zibakora ku mutima. Nyuma rero yaje gusengerwa kuba pasiteri muri paruwasi ya Karama, nari mpari, aho yakoranaga n'umushumba Sabimana Berikari. Nawe yari umubyeyi we mu buryo bw'umwuka, ndetse uyu mushumba arahari, yari umubyeyi, ni umubyeyi w'abantu benshi. N'ubu ngubu yakunze kurera impano z'abavugabutumwa. Icyo gihe nanjye nari narasengewe nyobora itorero Kacyiru, aho hose Theogene naramutumiraga akaza akafasha umurimo w'Imana. Imana imwakire. Icyo gihe rero asengerwa ku bushumba cyangwa ku bupasiteri, kuyobora itorero ni ikintu cyatunejeje cyane. Nanjye naranezerewe kubibona, kuko umuntu iyo umuzi ukabona arazamuka, ukabona aratera intambwe, n'ukuri uranezerwa. Ubundi mu busanzwe umunezero gukorera Imana. Tubuze umukozi w'Imana wari ufite umuhate n'ubushake bwo gukorera Imana mu buryo bwo kubwiriza cyane, abantu bakava mu byaha, ndetse by'umwihariko abana bo mu muhanda, kuko abantu benshi ntabwo bafite uwo muhamagaro, ariko we yarawufite. Yabakundaga cyane cyane ko yakishijwe nawe ariho aba, kandi n'abakoresha ibiyobyabwenge yabafashaga cyane. Abantu benshi bari bamaze gukizwa, baravuye mu byaha, barademewe ubundi buzima bushya muri Kristo Yesu. Yari afite misiyo nziza, navuga ko ari misiyo ya Yesu yo kubwiriza ubutumwa bwiza abababaye. Hari ijambo Yesu yaravuze ngo sinazanywe n'abazima. Bishatse kuvuga ngo Yesu yafashaga bose, ari abababaye, ari abarwaye, ari abanyabyaha. Ntabwo yazanywe n'abazima. Nawe rero wabonaga afite uwo muhamagaro wo kugera ku bantu bose. Yewe nk'umuvugabutumwa navuga ngo Imana imuhe iruhuko ridashira. Njyewe ntabwo nkunda gukora izi nkuru, ariko byananiye kuko Theogene, Pasiteri Theogene yari umuntu w'icyitegererezo, kandi mu by'ukuri yari umukozi w'Imana. Imana iramusaruye. Njye ndumva mbuze umuntu w'ingenzi mu murimo w'Imana, namukundaga. Hari igihe twigeze kujya mu giterane kirimo abantu benshi, ariko harimwo n'abantu batandukanye, harimo n'abarozi, harimo abantu batizera benshi. Hari akaga yahuriyemo nako gakomeye, hari ababizi nibumviye inkuru, ariko Imana iramushyigikira. Tubona ikoze umurimo ukomeye muri icyo giterane. Abarozi barakizwa,
n'abandi bantu bari baremerewe bararuhuka, imitwaro barayitura, biringira Imana. Imana yamukundaga cyane Pasiteri Theogene, ariko Satani nanone yamurwanyaga cyane cyane ku mpanuka. None dore ni nayo azize, ariko muhumure, abera tuzataha, iwacu ni mu ijuru. Igihe cy'umuntu kigeze ntabwo akirenga, ariko hari aho tuzagera, aho tutazarira, aho tutazababara, aho tutazahura n'ibibazo nk'ibi ngibi, aho tutazapfusha, aho tutazagira agahinda, aho tuzabana iteka tudatandukana. Ikintu nababwira nuko iri jambo yakundaga kuryigisha ngo nta wundi mwenda dufite usibye uw'urukundo. Byo koko nta wundi mwenda abakozi b'Imana bagakwiriye kugira usibye uw'urukundo, kuko mu ijuru tuzahabona abera batashye, kandi batashye bizeye. Hari ijambo Pawulo yabwiye Abatesalonike ba mbere ibice 4 umurongo wa 13 kugeza kuri 18. Yarabwiye ngo ariko bene data, dushaka ko mutamenya iby'abasinziriye, mutababara nk'abandi badafite ibyiringiro, ahubwo twemeye ko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera ko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Iki nicyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'Umwami wacu, yuko twebwe abazaba bakiriho, abasigaye bazazurwa. Imana ishimwe. Iri ni ijambo rishatse kuvuga ngo hari abapfuye nibo bazabanza kuzurwa, natwe abazaba bakiriho tuzahindurwa duse na Yesu. Hari abantu benshi bakunda kwibaza bati none ko duhora tubura abantu. Iki ni ikibazo Abatesalonike nabo babajije Timoteyo. Timoteyo nawe ajya kubibwira Pawulo, kuko Timoteyo yari akiri umwana mu gakiza cyangwa mu byo kubwiriza, abibwira Pawulo. Pawulo umukozi w'Imana abandikira urwandiko rw'Abatesalonike, arababwira ngo ariko bene data, ntidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye. Ni ikibazo bamubajije bati none abantu bacu bari kugenda bapfa, abandi bagatotezwa, abandi bakazira indwara, abandi bakazira impanuka, kandi ari bene data, kandi twese twari turindiriye kugaruka kwa Yesu, bizagenda gute? Hanyuma Pawulo arabandikira rero, arababwira ati ntidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye, kuko ubundi umuntu wizera ntabwo aba yapfuye, aba yasinziriye. Aranababwira ngo kandi ntago dukwiye kubabara nk'abadafite ibyiringiro, ngo ahubwo tumenye ko Yesu, ubwo twemeye ko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera ko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Twizeye neza ko umunsi umwe tuzongera kubona inshuti zacu, Pastor Theogene, INZAHUKE n'abandi bera basinziriye bizeye bakorera Imana. Twizeye ko umunsi umwe nk'uko dukunda kubabwira ngo Yesu araje, tuzongera kubabona. Sinzi icyo navuga n'icyo nareka kuri uyu munsi, ariko kuri izi tariki 23 ni inkuru yangoye, ariko ni n'inkuru kandi twagakwiye no kuvuga, kuko uyu yakoreye Imana. Abakozi b'Imana bakwiye kumushyigikira, bakwiye gushyigikira umuryango we. Hari ibikorwa yari yaratangiye, yafashaga imfubyi, yafashaga abana batafite ababitaho. Mu by'ukuri dukunda kubibabwira ko umurimo w'Imana no kugera kuri babandi bababaye ntabwo ari ukubwiriza gusa, kuko ushobora kubwiriza ariko ibikorwa. Kubwiriza ni byiza,
ariko ibikorwa by'urukundo nibyo bifasha cyane bigatuma n'ivugabutumwa rigenda neza. Reka soze mbabwira ngo nimukomere kandi mwihangane, nihanganishe umuryango nyarwanda muri rusange, kandi nihanganishe n'aba bakozi b'Imana bumvise iyi nkuru ba hano bo mu Bugande, bumvise iyi nkuru ibabaje, ndetse bamwe wenda babashije kuhagera, abahageze bakabibasha, Imana ibaha umugisha. Nihanganishe n'umupasiteri yari avuye mu giterane kwigisha, mushumba pasiteri Kayijuka, kuko nawe bari bari kumwe mu giterane, yarabwirije abantu benshi barihana i Bugande, ariko Imana yashimye kumwisubiza. Nagira ngo mvuge ngo dukomere by'umwihariko abantu mwese mwakundaga Pastor Theogene, nimukomere. Kandi icyo nababwira cyanezeza Pastor Theogene nuko abantu bava mu byaha, ndetse n'undi wese nicyo cyamunezeza, kuko gutaha ko ntabwo tuzi umunsi n'igihe, ariko igihe cyacu nikigera tuzagenda. Ariko wakwibaza ngo wowe se urabitekerezaho iki? Iyo ubona abapasiteri, abantu bakomeye, abaririmbyi bakomeye, abantu batandukanye bagira gutya bakava mu mubiri, ese wowe utekerezaho iki ku buzima bw'ejo hazaza? Kuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima, nyuma yo kubwiriza hari ubundi buzima, nyuma y'ibyo bibazo hari ubundi buzima, nyuma yo gukora ibyaha nyuma hari ubundi buzima. Ikintu nasoza mvuga no ku muntu wese yashaka mu maso y'Imana kandi agakora ibyo gukiranuka, nibyo Imana idusaba, nicyo cyazanye Yesu. Imana ibaha umugisha, mukomeze kwihangana.